impamvu twatekereje ko ikintu icyo ari cyo cyose buriya iyo abantu bahagurutse baba bitewe n'impamvu. Ndagira ngo mumanze mwanamenya n'abantu twicaye aha ngaha, kuko ubundi naje gukorera hano Kivumu, naje kuba umuyobozi wungirije padiri hano ku Kivumu, bituma menya amakuru ya Croix Rouge hano Kivumu ku Iteke. Ndayakurikirana ndajora nsanga komite idahari, nibwo natangiye kugenda nshaka amakuru uburyo haba inteko rusange. Uyu munsi rero muhe n'agaciro kuko komite y'akarere irahari, yagihagarariwe nanjye perezida nitwa Hakuzimana Alphonse, akaba ari njye uyobora komite ya Croix Rouge y'u Rwanda mu karere ka Rutsiro. Nazanye na trésorier yari hano nawe abibwire. Murakoze. Nitwa Hatunguranye Abdon, akaba ari njyewe trésorier cyangwa se ushinzwe umutungo wa komite ya Croix Rouge mu karere ka Rutsiro. Murakoze. Nitwa Ntakisanimana Martini, ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa bya Croix Rouge. Duturanye wa Mushonyi kugira ngo turaza kumuha umwanya w'ubuhamya kugira ngo ababwire aho bageze. Yahaguruka nawe akawusuhuza. Croix Rouge iminsi yose. murakoze. Nitwa Ndungutse Abrahamu, uko bibabwiye ni trésorier w'umurenge wa Mushonyi w'icyitegererezo mu karere ka Rutsiro. Nifashishije ushinzwe guhuza abantu niwe rusanzwe ari no muri komite, agerageze abanyamuryango bari hano batwibwire nabo tubone dutangire inama. Ngirijwe Croix Rouge hano mu murenge wa Bunyundo, mu kagari ka Bunyundo. Eugene abashinzwe guhuza imiryango yaburanye n'ababo muri zone ya Kivu ya Rutsiro. Kivu muri zone ya Kivu Kigeyo na Nyabirasi. Murakoze. Nitwa Sibomana Jean Claude, ngaba mbagarariye akagari ka Nganzo. Amanyema Dutanga Xavier ni mu Croix Rouge, umunyamuryango Croix Rouge mu kagari ka Nganzo. Nitwa Uwamahoro Marceline, ndi umwe mu bari muri komite y'umurenge, ari nshinzwe abadamu. Nasozemo hari umuntu waguhagaritse. Croix Rouge nitwa Pascal Nzayisenga, ndi umukorerabushake muri Croix Rouge mu rubyiruko. Croix Rouge Isi yose. nitwa Beatrice Nyirazani, mbagarariye mu kagari ka Kabere. Isi yose. Nitwa Nyirasekayimana Randaranga, ngaba ndi visi mu kagari ka Karamba. Akaba n'umutabazi. Croix Rouge. Isi yose. Nitwa Pascal Muhire, ngaba nguriye urubyiruko mu kagari ka Kabujeni. Akaba n'umutabazi. Ngaba n'umutabazi. Mu kipe nyoboye yahuguwe mu kwiga. Croix Rouge. Isi yose. Amazina yanjye ni Havugimoti Nowa, nkaba ntuye mu murenge wa Kigeyo, nkaba ndi umujyanama aha ngaha mu kigo aha ku ishuri, nkaba ndi n'umutabazi. Murakoze. Croix Rouge Isi yose. nanjye nitwa Nyirabaziya Kasiperanziya, ngaba ndi umunyamuryango muri Croix Rouge akagari ka Kabere. Muri Kabere. Croix Rouge Isi yose. nanjye ndi Vicenze ya Nyandwi, ngaba ndi umutabazi umwufi Croix Rouge umwufi Kabere muri Cyato. Croix Rouge Isi yose. nanjye nkaba maze iminsi muri Croix Rouge, maze nk'imyaka 30 nyisanziyemo. Nyisanziyemo Croix Rouge, nanze kuyihemukira, nzaziye muri iyo Croix Rouge. Croix Rouge Isi yose. njye nitwa Nyirabagayose Marceline, ngaba ndi umuryango wa Croix Rouge maze imyaka myinshi mu kagari ka Bunyoni mu mudugudu wa Kabigabiro. Croix Rouge
nitwa Vincent Ndimvuna abandi ndi umunyamuryango muri Croix Rouge mu kagari ka Kabujenje. iminsi yose Kanderera Imana Forotine ngo abandi umunyamuryango wa Croix Rouge mu kagari ka Nganza. Ku isi yose iminsi yose abandi muri kabiri mu kabitaro isi yose iminsi yose nitwa Muhawe n'Imana Naomi nkaba maze iminsi muri uwo mushinga wa Croix Rouge mu mudugudu wa Cyaro Kagari ka Nganza. isi yose iminsi yose. nitwa Nikuze Epifanie akaba ari njye visi perezidante wa komite y'akarere ka Croix Rouge isi yose iminsi yose. nitwa Ukizera Theogene ngaba mbagarariye Croix Rouge mu kagari ka Kabere ngaba n'umukorerabushake. wa Maria Godanse umunyamuryango muri Croix Rouge. Buri komite ku rwego rw'ibanze akarere umurenge akagari umudugudu ikora mu bubasha yahawe na komite nyobozi y'inteko z'ibanze ku rwego rw'uturere imirenge utugari n'imidugudu. Komite ku rwego rw'ibanze ikoresha ububasha bwayo mu birebane n'imyitwarire y'abantu yitoreye cyangwa yishyiriyeho ishingiye ku mategeko yashyizweho na komite nyobozi cyangwa amabwiriza y'inteko rusange ku nzego z'ibanze. Komite ku rwego rw'ibanze ihuza buri gihe cyagenwe ibikorwa na gahunda byateganijwe ku rwego rw'uturere imirenge utugari n'imidugudu. Iyobora gahunda y'ibikorwa byagenwe na komite mpuzabikorwa yaguye. Perezida wa komite ku rwego rw'ibanze ayobora komite mpuzabikorwa yaguye. Komite ku rwego rw'ibanze afata ibyemezo ku bibazo byose bishobora kuvuka. Ingingo ya 80 tukavuga ko buri komite ku rwego rw'ibanze iterana buri gihe cyagenwe byibuze inshuro imwe mu kwezi n'ikindi gihe cyose bibaye ngombwa. Iyi nama rero ifite akamaro nubwo twabonaga bangahe tukabona babiri twabona n'icumi ariko mu murenge wa Kivumu baba bafite akamaro. Iyi nama muyiha agaciro kubera ko mu makuru nahawe nasanze ko komite ya Croix Rouge ihari yari isanzwe ihari idakora. Hano iteko ratubwira ngo nibura guterana rimwe mu kwezi. Mwateranye kangahe? Marceline mwateranye kangahe? Teresingi mwateranye kangahe? ntabwo ndi muri komite ngenda umunyamuryango usanzwe biba ngombwa ko komite mu rwego rw'akarere imanuka kugira ngo ifate ibyemezo bidasanzwe. Mu byemezo bidasanzwe rero tuza gukorera aha ngaha nuko ntabwo turasiga dushizeho komite y'agateganyo y'umurenge wa Kivumu iraza kudufasha kuzategura inteko rusange abanyamuryango bose twaza tugatera. None iyo inteko rusange izaba yaguye mwatanze amakuru akaba ari izadufasha kugira ngo dukonfirime babandi twatoye. Ariko turava aha ngaha dushizeho inzego za komite y'umurenge wa Kivumu zuzuye kandi barava muri mwewe. Impapuro mu nzego z'ibanze mu gutanga amatangazo mu kiliziya urumva ko ni ibintu nabikoraga kubera ko nagize amahirwe negera Kivumu mba ni hano mfite nkorera hano ku Kivumu abatari babazi naraje mfite ibiro byanjye haraye niho nkorera nungirije padiri pore hano. Ubwo rero ko nari ndi mu Croix Rouge nkaba narabaje hafi nta mpamvu Croix Rouge ya hano yagwitiza. Uzi ko ari mwe mwagaraga mu rwego rw'igihugu, uzi ko ari mwe mu makoperative mwahawe amamashini y'amakoperative yari hariya kuntu hafi kwa shuri. Uzi ko ari proje yari hari twatanze hari abo twigiye tugurira n'amasambu y'imirima ngo bari guhinga ibishyimbo. Twatanze amatungo murabyumva, kubatse n'amashuri hariya kuntuza ku bitare ari amashuri ya bitare twe twayubatse no ku Mwufi. Croix Rouge urumva ibikorwa bya hano byakozwe n'ikindi twambitseho n'abanyeshuri n'abanyeshuri bambikwa uniforme
ntabwo mbyumva ukuntu Croix Rouge ya Kivumu yazima kugenderaho. Iya mbere cyari kigamijwe kuko nayibabwiye yo nagerageje kubivugaho icyo kigamijwe cy'uyu munsi cy'itariki y'uyu munsi ku itariki ya 27 twezi kwa kabiri icyari kigamijwe bari kugira ngo turebere hamwe aho komite ya Croix Rouge mu rwego rw'umurenge wa Kivumu igeze. Ubwo namwe muri muraza gutanga ubuhamya, ubwo byari ibitekerezo byanjye. Ingingo ya kabiri turaza guhabwa n'ubuhamya na Ndungutse Abraham wa komite ya Mushonyi bagwiraho aho bo bageze aho bageze. Komite y'umurenge wa Mushonyi araza gukora ubuhamya. Ingingo ya gatatu turaza gutora komite y'agateganyo. Kane turajya mu bindi tuganire none muri rusange. Haba nagira ngo uyu mwanya aho tugeze hagire mu banyamuryango ba Kivumu mutanga ubuhamya uko mwakoraga mbere kugira ngo mutugere n'inama nuko komite irabigiye y'agateganyo uburyo yakora kugira ngo Croix Rouge yongere yubake kandi kurikirane niyo mitungo ya Croix Rouge ahantu yabiherereye yaba ibirango yaba iki byose bikurikirane. Yakoze kuva mbere Croix Rouge kibaho tukibona hano muri Kivumu. Mbere abanyamuryango twahuraga ku bwa Buruta Fabien, twahuraga ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi buri wa kabiri ngira ngo tugahura buri kwezi tugakora inama tukiga ku bibazo by'abanyamuryango, tukiga ku bikorwa tugomba gukora, yewe tukajya gukora n'imiganda ku Gisenyi ku biro bya Croix Rouge byahubatswe. Twabigize uruhare tujya kubyubaka, tujya gukora umuganda wa buri munsi, ariho twakoye n'igitekerezo cyo kwiyubakira ibiro bya Croix Rouge. Croix Rouge twarakoraga tukavuga tuti hariya ku ishuri abana bakeneye imyenda, tugakora inama tukajya kubagira inama, twigeze tubambika tukavuga tuti abana batishoboye tugomba kubagurira inkwavu, tugateranya amafaranga muri Croix Rouge tukajya kubagurira. None buno rero Croix Rouge yacu nta muntu kwitugira inama, twaraheze. Akaba ariyo mpamvu mu cyifuzo nihuse mwadushakira ukuntu mwadushyiriraho komite n'ubundi ikatugira inama, abanyamuryango tukongera tugatangira nguko tugakomeza. Mbese amazina yitwa Uwamariya Gaudence. Yewe nabaye umunyamuryango wa Croix Rouge ku bwa Muruta Fabien. Muruta Fabien yazaga kudusura buri kwezi tukajya inama tukaganira, akatubwira ati mujye mufashanya, tukareba abakeneye n'ubundi baturimo. Twebwe twajyaga twiteranyiriza n'amafaranga tukifashiriza umukene wacu, uw'inzu yaguyeho tukajya kuyegura, utagira umusarane tukagenda tukawucukura tukanawubaka. Icyo nasabaga igihe cyo mbasaba muri aha ngaha, twebwe tuza gutora abantu bahagarariye Croix Rouge, mukatubwira ngo abanyamashuri nibo bagiye kutuyobora. Abanyamashuri batugeramo ntibagira n'ikintu batumarira, ntibanadufashe no muri gahunda n'iyi n'imwe, ahubwo bakadutererana. Ariko nubwo natwe turi aha ngaha, nubwo nta mashuri menshi tugira, ariko dufite amashuri yatuyobora ku buryo natwe twayobora Croix Rouge y'Ikivumu. Rwose bari abantu mutubwira ngo nibo bize ngo za biki na biki, nibo bantu bagusha Croix Rouge y'Ikivumu. Nitwa Uwamahoro Marceline, ngaba ndi umwe mu banyamuryango ba Croix Rouge hano ku Kivumu. Nabaye mu Croix Rouge 91 ndi umunyeshuri. Nyuma yaho cyakoze ubuzima bw'ihunga bituma umuntu ajya bicamo, ariko aho nongeye kugerera muri Kivumu nakomeje gukorana n'abanyamuryango. Nkuko rero Gaudence umbanjirije abitubwiye, twafatanyije gusiza ikibanza, amabuye turayashaka, umucanga tukajya kuwushaka muri Pfunda. Cyakora Philippe nubwo wenda hari ngo twamugonze, ariko ku rundi ruhande yaradufashije cyane. Yashyiragamo imiyaga, mbese agashishikariza ababyeyi. Aba babyeyi muri kubona hano bakoraga ibishoboka byose ntibabure, mbese wabonaga ari igikorwa turi gukora tugikunze kandi twishimye. Kuko hari igihe cyageraga akavuga ati muri cya giceri bagiye bakusanya, reka abagurire nk'umusururu kugira ngo abo babyeyi batahe bishimye. Ibyo byose byarakozwe,
ariko nyuma yaho sinzi ukuntu twagiye ducika intege, ubuyobozi buri kugenda buhinduka. Ubwo rero gushyiraho umuntu wize ngo atuyobore ntabwo twabirwanya cyane, ariko ku rundi ruhande kubera ko baba bafite inshingano nyinshi barimo mu kazi ka leta, bituma kwegera abaturage batabibonera umwanya uhagije. Icyo muri bugendereho rero ntabwo tukizi, ariko turabashimiye kubera ko mwaje mubonye yuko twagize ibibazo hano muri Kivumu. Twiyemeje gufatanya namwe abo muri bushyireho, tuzakora ibishoboka byose dukangurire abagenzi bacu bari inyuma, ndetse tuzakora no ku buryo tuzashaka n'abanyamuryango bashyashya kugira ngo umubare ugende uri kwiyongera, Croix Rouge yere kuzima. Icyo nicyo ndi kubona dushobora gukora. Murakoze namwe ubu turi kumwe, ubwo tuzakomeza dufatanye. Ibyo uyavuze numva ndacyo narenza. Buriya biro yubakwa nayitangijeho pe, fondasiyo ikibanza turasiza pe, urubyiruko bura uwitwa Nyiramateke nuko wenda mutamuzi yari afite urubyiruko afite pe, rwaritabiraga yadutereraga imbyino, twari tugiye guhinga n'ikipe tugiye guhimba twe tubyina. Hari abasaza ngera ibunyoni, buriya hano n'abantu babunyoni manza hano hari umuntu umwe, ariko harimo abasaza bateye imbu. Mbya batambuka bakambaza ati Croix Rouge yagenze gute? Ndikibaho ibaho biro ikorera amafaranga, ndikorera amafaranga kuko niba dushaje, kuko itwewe abana basigaye tutagomba kubaraga Croix Rouge kugira ngo zaze bajye mu kirenge cyacu bakomeze ibikorwa byacu. Ngumva ngiza gahinda. Ubu ari papa yari Croix Rouge yarabirimo kuva ku bwa muruta tukifatira ipate yepfira nicyo kintu ndavuga Croix Rouge sinayimukira. Niyo mpamvu nayo nakomeje ko Croix Rouge ngomba kuyikomeza. Ni ukuvuga ngo icyo yavuze kijyanye no kuvuga ngo umuntu wize niyo tutagira amashuri yo kuvuga ngo nabafite ubuyobozi bagende bababikamo ubundi buyobozi. Oya, upfa kumenya gusoma no kohereza mishari ukamenya ngo byacice byabaye gutya, igikorwa bigakomeza, ikiremwa muntu tukagikomeza. Ni icyo ngicyo murakoze. Ngo ko twashakamo itungo cyangwa se amatungo abiri tukayaha abantu nguko byabigambiriwe, noneho bakajya baziturirana nguko muri Croix Rouge byari bisanzwe. Ubwo nitumara kuyakusanyamo iyi minsi, kuko hari andi mafaranga yinjiye ataragera ku mubitsi, turashaka ko tugura amatungo noneho abiri cyangwa se dukurikije amafaranga ahari, noneho tukaha abantu babiri, tugashaka kugira ngo kiriya cyuho cyari kiri muri Croix Rouge cyo amatungo barayariye turebe ukuntu twagisibura. Ninjiye muri Croix Rouge mu 2010, ninjiye Rubavu, nakoreraga mu murenge wa Nyundo. Nabaye imyaka myinshi ishoboka, ariko naje gusanga imikorere ya hano n'imikorere twe ntaho bihuriye. Nge nakuze nkunda umuryango wa Croix Rouge n'undi usa naho wandize ngukuramo nta nubwo nanawanga, ariko nkigeri nanjye afashe intambwe kugira ngo mbishakire, nge bishakire Perezida Abel nkigeri na ndabwo nshaka kwinjira muri Croix Rouge, mpita n'ikarita nkina mushyashya kuko numvaga nubwo nimutse mvuye ku Nyundo ntagomba kujya hano ngo nishe undi kwinjira muri komite. Ariko twarakoraga, twajya nk'igihe cyo kujya wenda nko mu mahugurwa, tugaterana gutya, twatera tugatumiza inama, tukemeza ngo hari ibikorwa biteganijwe ibi n'ibi hagomba kugenda aba nawe. Ariko byinshi ngena nagiye nenga muri Croix Rouge hano ku Kivumu, ujya usanga nimba ari nk'amahugurwa yabaye, komite wenda iriho arafata umuntu w'inshuti amunone, abandi abanyamuryango ntibabimenye. N'uwo bantumye nawe yavaye ntadusangize ibyo yakuye hehe mu mahugurwa. Ngiye nkiba kuko narabaye muri komite igihe kirekire, byinshi ngena neza kanyambura ahantu mo nabibwira, byinshi ngiye mbabwira tuganira mu kiganiro gisanzwe. Ariko twebwe Rubavu narakoraga kandi ndacyafite imbaraga zo gukora, ko nabuze abantu twakorana, narabavuze mbese ndanenga by'umwihariko umurenge wa Kivumu muri Croix Rouge, kuko njye niyo nikumeringirira Rubavu nakoraga nkajya kubasanga twikorana. Igihe cy'amafaranga hano muri Croix Rouge hano biteye ikibazo. Ngo twewe tukikora neza twari kwa tuzagatsinda kuko byatanga amafaranga ijana buri kwezi. Cyakora amafaranga gabago tukafunguza konti. Ubu ngo amafaranga ninjye bisa ku gatabo, ariko ndabushoboye ngo tukujye kwabikuza. Ubwo gatabo ninjye ukabika. Abanyamuryango bakambaza ngo Semangaje
ndakwibuka kuko ni mengi ndakwibuka abanyamuryango nabo bose duha amafaranga gato none gashaka ukuntu ayo mafaranga ndayasohora ndakwibira mututabara amafaranga abanyamuryango nabo bari icyo bakoresha kareka kumya gucira muri banki no gukata 500 buri kwezi ingo ya kabiri y'ubuhamya dutumiye ikibazo komite y'umurenge wa Mushonyi abaho ubuhamya uburyo bakora hanyuma turaza ku gikorwa cya gatatu cyo kugira ngo turebe se tujye Kivumu turaba tugeze hehe nyuma y'ubuhamya turafata izihe ngamba turabona iyihe mikorere nagira ngo bwana Ndungutse Abraham yafata umwanya kugira ngo abaho ubuhamya uko umurenge wa Mushonyi uburu gukora. Nitwa Ndungutse Abraham ko ntawure w'umurenge wa Mushonyi umwe mu bagize komite y'uwo murenge wa Mushonyi nawo wavuye habi nkaho muri ubu ngubu bigaragara ko muri ahantu habi nuko rega abakomite yanyu ko baririye amafaranga ibintu byose yabijambije ariko natwe kugira ngo tugere aho tugeze ubu ngubu hari aho twavuye kandi dufitemo komite itarakoraga neza nayo ifata umutungo yamaze kugeramo irawurya abanyamuryango barivumbura baragenda nkuko nguko namwe bamwe bagiye bagenda bagasinzira ariko kugeza kuri uno munota ndashimira cyane komite y'akarere yamaze kubireba cyane cyane ngashimira President Alphonse amaze kubireba arambwira ati wa mwana we ko ndi kubona uri nyangamugayo nkaba mbona hari cyo wagombye koshora mu murenge wa Mushonyi hagwa nkundira ngo nibura winjire muri komite nibura uje kudufasha kugorora ibyagoramye mu murenge wa Mushonyi narabyumvise ko kigera nanyoburaga yari prefet wanjye ndabyemera ubwo biba ngombwa ko bateranya amakomite nk'uko mwateranye nabo baraza baratoresha banshyira muri komite bahita bangira kontabule uye muri benshi twatangiranye n'abantu 8 murebe mu murenge abantu bangahe 8 nkuko twakoreye hano kuri kiliziya natwe twajyaga tujya kwikorera kuri kiliziya tugacunga kugira ngo turebe niba koko misira sohoka babantu nkabafatiranya kugira ngo dukore inama tumenye ko turazamuka tuva ku 8 tugera ku 12 tugera mu 100 tugera muri 200 turazamuka ngo tugeza ku 2750 mubyumve abanyamuryango 2750 Mushonyi kuva ku mudugudu kugera ku murenge mwumve kuva ku mudugudu kandi buri mudugudu nibyo buri mudugudu ufite ikimina na komite yacu muri ibyo bimina byose uko dufite imidugudu 38 komite y'akagari ifite ikimina cyayo dufite utugari tune bafite ibimina babyita nibyo ntabwo ari ibimina ahubwo ninuza ni ibimina naho ntuza mu mudugudu habamo amakarabu ayo makarabu rero tuyatewe bitazanije hamwe kugeza ubu ngubu bafite amakonte ku mabanki atandukanye nta kimina kidafite konte byose hamwe gahuriye hamwe kugeza ubu ngubu tugeza kuri miliyoni 26,740 ayo mafaranga nayo mu bimina ubwabo ntabwo ari amafaranga yacu ku rwego rw'umurenge ku mafaranga dukusanya y'imisanzu ndetse nayo twagiye dutanga ku karere byo twagiye dusigarana natwe tutari twabaha yose hamwe dufite miliyoni 3,600 kuri konti y'umurenge kugeza ubu ngubu umurenge wacu tugeze ahantu twifuza ko tugomba kuzubaka biro kandi tuzayubaka igikurikiraho kugira ngo ibintu byacu bisho kugenda neza ko turabambira mu rwego rw'igihugu twafunguye channel kuri YouTube uyu uri imbere zanjye ni umunyamakuru wacu ni kuvuga ngo ibingibi muri gukorera aha ngaha kugira ngo bigaragare ko namwe mugomba kwiteza imbere no kugenda kumuzamuka nimujya kuri iyo channel bitarenze ejo bundi ibi byo mwakorera aha ngaha muzabisangaho twebwe tugushaka abantu badufasha kugira ngo iyi channel yacu itere imbere yare kure birenga umurenge birenga akarere birenga igihugu ahubwo bibe mpuzamahanga nukuva aho tugeze rero bivuga ko twajanga ngo tubaho ubuhamya w'ibikorwa byacu aho bigeze namwe wenda mwubakireho muzamuke mugere kirenge mu cyacu binashobotse munaturenge twe byatunezeza gusumbaho murakoze cyane komite yakoraje mu rwego rw'akarere irakora kubera ko ifite umurenge wawe wa mbere urwego w'igihugu urumva ko ari ikintu cyiza ni ikintu cyiza none nkavuga nti Kivumu koko
yahoze iserukira iduhuza na Rubavu ariyo yari iri imbere igwe bishoboka bite? nshaka kumaza cya mbere ntabwo cyoroshye kiranakomeye kugira ngo mutubwire imitangire ukuntu mutanga ibirango bibageraho mubibona gute abanyamuryango babyakira bati impamvu nkibajiye ni kuva nagira hano sindabona perezida wenda wa Croix Rouge avuze ngo uyu munsi hari ibirango byaje nk'abanyamuryango duterane turebe ibirango byaje birafata abandi turabitanga gute. Icyo ni icya mbere. Ikindi bambaje ngo nambaye ngukira ikirango nubwo nyame ntabwo nagikuye hano ku Kivumu nge n'umuntu ku giti cyo akimpaye kuko twakoranye yabonaga n'undi nta kirango mfite arakima n'umuntu ku giti cyo akimpaye kugeza ubu ntabwo nabona hari n'umunsi nimwe twateraye tubone hari ikirango cyatamwe mu banyamuryango. Ndibuka mu minsi mu mezi yashize hari nubwo nabonye hatanga ubupfukamunwa bwa Croix Rouge natubabaza tuya tubona abantu bo ku mpande rero batwiyambariye twebwe twese ntarimwe sinzi imbaruka bakomeye ntabwo mbizi ngira ngo manze mutubize kuri icyo nicyo cyane. Mbere yuko nsubiza icyo kibazo cyo gutanga ibirango hari ikintu kimwe ntababwiye kandi cyari ngombwa murambaza mbese amafaranga kuko mbese kuba kuri kubera ku makote bigenda bite ari amafaranga mbere yuko bajya kuyaguza abanyamuryango goraguzwa ubundi abanyamuryango bwabo bakiteza imbere bigenda gute rero amafaranga yo bakimara kuyakoteza uko ari umuganiro twashyizeho barayafata bakayanyuza kuri konte bamara kuyavana kuri konte bakaza hari amabwiriza twagiye tugenda dushyiraho kugira ngo babashe gucungwa neza noneho akaza umunyamuryango yaba yujuje amabwiriza bakayamuha bakayaguza kuri 5% noneho akazazana hari inyungu ya 5%. Noneho uyu mwaka ushize muri bya bimina za nyungu zabonetse zose barazigabana buri wese akajyana ku mafaranga yabonetse ku nyungu ariko wa mugabane ukagumamo ugakomeza ukabyara iki inyungu mu rwego rwo gutuma umuryango wacu usho gukomera kuko ariko nanone twashyiraho amabwiriza avuga ngo niba ubona ko utakomeje gukomeza kubana natwe nta kibazo uziba guhereza umugabane wawe ukomeze ubunyamuryango usanzwe byose turabikora neza. Ku kibazo cy'ibigire cy'ibirango rero duterana buri kwezi mu nama nk'uko hano n'umugabo yatubwiye duterana buri kwezi mu rwego rwo gukemura ibibazo bigiye bitandukanye twabonye byagiye bigenda biboneka mbese hirya no hino ariko buno twarabyoroheje kugira ngo tubyoroshye neza twafashe umwanzuro kugira ngo noneho buri kagari kagende gaterana mu kwezi noneho rimwe mu mezi 3 inama ya komite y'umurenge yaguye iterane imenye uko ibibazo biri byabonetse nuko twabikemura tubishyira ku karubanda ariko hari cyo mutaritiranya ino jiri nambaye iyi jiri nambaye tuyambara tugiye mu gikorwa mutazaza kuvanga ibintu n'ibindi iyi jiri niyambaga tugiye mu gikorwa mwese mubimenye ntabwo icyo ari ikirango cy'umuntu ku giti cye ahubwo iki ni ikirango twambara tugiye hehe mu gikorwa. Amajiri baduhaye rero mu rwego rw'umurenge twarayafashe tuyagabanyamo 5 kuko dufite amakaraba 5 nako dufite utugari 4 n'umurenge tugira amajiri dusigarana ku murenge twifashisha igikorwa twagiye mu nama tugira n'amajiri twohereza mu tugari ariko ntabwo tuyabiha umuntu ku giti cye ngo yabiki ubu turavuga tuti aya majiri ni mugende muyabike ku rwego rw'umuyobozi w'utugari niba mugiye mu gikorwa runaka muyihereza umuntu ayambare mufotore ifoto tubone ko dutanga raporo. Ndubatse mfite umutware n'umwana umwe nize amashuri 6 yisumbuye murera muri aka kagari ka Bunyunju muri umurenge wa Kivumu kuba mungira icyizere ngaba nshobora guhagararira uyu murenge wa Kivumu muri Croix Rouge. Intego yanjye nuko nakisanisha n'abanyamuryango ndifuza kubagira inshuti kugira ngo tuzajye tujya inama aho bitagenda neza dufatanye kubikosora kuko tutagiye inama n'ubundi ntacyo nakwigezaho. Ubwo rero muri make icyo nifuza nuko komite iri bujyeho n'ubundi natwe tuzafatanya kugira ngo tuze kubona abanyamuryango kandi benshi tuzajya tujya inama y'icyo dukora cyane cyane imiganda ndetse tukanakorana n'ubuyobozi
kugira ngo nabo bazajye babona ibikorwa byacu bya Croix Rouge turimo gukora. kwiyamamaza ariho bagiriye icyizere kugira ngo uzabe umuyobozi wabo. Muri wowe ubyakiriye ute? Biranejeje cyane ko muri manda zatambutse abenshi ari abagabo bagiye banyuraho, kuba rero jenda nayigiriwe icyizere ni ibintu binshimishije cyane. Ubwo mbese ntago nabona ukuntu ko mbivuga, ariko biranshimishije cyane. Abangira ngo uyu mutima uzahorane nanone mufashe komite kugira ngo ikore neza yishire yizane mubashikire. Ntago kuba ari abamama, kuba ari abantu ubu mu munyamuryango ntago ari ishuri gusa, hari n'utanga ibitekerezo. Nshimira bari abamama bagezemo kera, abamama ngo tuzagumye kwisi, hari umunsi tuzicara tugasangira. Burya nta abamama bamaze imyaka 100 zagera none baganisi nyene ba mama bamaze igihe twicarane mbese tuganira ndebe umenye ko perezida atabibagiwe. Nuzaterezera azamfasha umunsi nzabwira baba mama ba Kivumu amaze imyaka myinshi muri Croix Rouge, geneye ko tuzaza ahandi tugasangira wenda n'umusururu cyangwa umutobe, sibyo? Icyo ni ikintu none cyo kujyana ngo dushikira twabotse aba bantu ntabwo twabarebera. Croix Rouge isi yose iminsi yose. Croix Rouge isi yose iminsi yose. Murakoze rero, ndabashimiye rwose, mwihe n'amashyi. 1 2 3 akandi ubuyobozi musigiye Marceline.